Imana ishimwe yuko ubonye ino video, ahari byari mu mugambi w'Imana kugira ngo ino video ikugereho. Nuramuka ukunze umuntu kurusha Imana, Imana izakurura umuntu mu buzima bwawe. Kandi nuramuka uvuze yuko uwo muntu utashobora kubaho utamufite, Imana izabikora kugira ngo ikwereke yuko wabasha kubaho utamufite. Iyo ibintu nk'ibyo bikubayeho ukabura umuntu cyangwa se ukabura ikintu wakundaga cyane, hari igihe ubabara cyane mu mutima, ikindi kandi ugatangira kumva yuko nyine urengana. Ariko hari imbabazi z'Imana ziba zihishe inyuma y'ibyo byose byabaye. Kubera yuko itangiye gukunda umuntu cyangwa se ikintu kurusha uko ukunda Imana yakuremye, umutima wawe utangira kwishingikiriza kuri icyo kintu cyangwa se uwo muntu, ugatangira gutekereza yuko ubuzima bwawe bwose bushingiye kuri uwo muntu, kandi ubuzima bwawe bwaragombye gushingira ku Mana. Sasa rero ikintu Imana ihita ikora aho ngaho, ihita ikura icyo kintu mu buzima bwawe kugira ngo wowe ugaruke kuri wa wundi ukwiriye kwishingikirizaho, ariyo Mana yawe. Cyane ko ijambo ry'Imana rivuga yuko abiringiye abantu babahemukira, abantu biringira mu bintu byinshi bakamahemukira, ariko uwiringiye mu Mana ntabwo Imana ijya imuhemukira. Iyo rero wababajwe n'uko hari ikintu wabuze mu buzima cyangwa se umuntu wabuze mu buzima bwawe, urimo kurira agahinda kakwishe, ntabwo Imana iba yakwirengagije, oya, ahubwo ibigira ngo ubwo buribwe uhite wigusunikiraho. Nyuma gake gake uko iminsi izagenda yegera imbere, uzarushaho kugenda umenya yuko mbere hose washobora kubaho cya kintu wabuze utakigifite, ahubwo ukamenya yuko Imana yonyine ari yo yonyine ukeneye mu buzima bwawe, kandi ariyo ikwiye kuza mbere ya byose. Rero umuntu naramuka avuye mu buzima bwawe, uzagerageze ubyihanganire umureke, kandi nihagira ikintu mu buzima bwawe gihagarara cyangwa se kirekera, uzabireke uko nyine, kandi umenye neza yuko ibyo bintu byose uzaba warabuze mu buzima Imana izabigusimburira, kandi ibyo izabisimbuza bizaba ari byiza cyane kuruta ibyabanjije. Shalom.